Kristo bavandimwe, uyu munsi tugiye kuganira umubyeyi Bikira Mariya. Ndagira ngo turebere hamwe ku byabereye ahitwa i Loreto, hashobora kuba ari mu gihugu cya Espagne, sinibuka neza, ariko Bikira Mariya yabonekeye umubikira bita Lucia. Icyo gihe hari ku itariki 10 z'ukwa 12 mu 1925. Kuri izi tariki 10 rero zo kwa 12 buri mwaka twibuka umubyeyi wacu w'i Loreto, Bikira Mariya nyine, umubyeyi wacu w'i Loreto, tunazirikana kuri ubwo butumwa yahatangiye. Bikira Mariya rero yabonekeye uwo mubikira bita Lucia, amusaba ko abantu bagira ubuyoboke ku mutima we utasamanya icyaha, ukikijwe n'amahwa. Noneho Bikira Mariya amusaba ko buri ya gatandatu 5 ya mbere itangira y'umwaka, abantu bagira ubuyoboke bwo guhumuriza umutima we wakomerekejwe n'ibyaha by'abantu, ari byo blasphemy cyangwa se ubutukamana and ingratitude, ari byo kuvuga ukudashima. Ubwo rero Bikira Mariya yabonekeye uwo mubikira, amwereka ukuntu umutima we nyine ukikijwe n'ikizingo cy'amahwa kiwushishimura, umutima we utasamanya icyaha, bitewe n'ibyo byaha abantu bakora nyine bya blasphemy cyangwa se ubutukamana, tubaha Imana rwose ku mugaragaro.